Alright, we are going to learn these sentences that you will need in everyday life to speak English. Tugiye kwiga interuro uzakenera mu buzima busanzwe uvuga Icyongereza. Tuguhaye ikaze kuri IGA VUBA Icyongereza na bonus, where you will keep getting more lessons that help you to learn and speak English. Aho uzajya ugenda ubona amasomo kugufasha kwiga ndetse no kuvuga Icyongereza. And today we are focusing on phrases. Turi kwibanda ku nteruro, tumaze iminsi tuzireba ndetse dukomeje kuzireba. Interuro turi kureba ubu ni za nteruro ukoresha mu buryo bwo kugira icyo usaba, kugira icyo utanga, cyangwa se nko gutanga amabwiriza. Izo nizo twita imperative sentences, nizo turi kureba. Ubu rero tukaba tugeze kuri interuro ivuga ngo please pick up those clothes. Please pick up those clothes. Ndagusabye terura iyo myenda. Please pick up those clothes. Next is please pull the door. Please pull the door. Ndagusabye kurura umuryango. Please pull the door. The next is please push the button. Please push the button. Ndagusabye sunika ibuto. Please push the button. Please put it back in its place. Please put it back in its place. Ndagusabye gisubize mu mwanya wacyo. Please put it back in its place. Please put it on the table. Please put it on the table. Ndagusabye gishyire ku meza. Please put it on the table. Next one is please relax now. Please relax now. Ndagusabye tuza nonaha. Please relax now, cyangwa se ubu ruhuka urekere kugira icyo ukora. Please relax now. Next here is please remain seated. Please remain seated. Ndagusabye komeza wicare. Please remain seated. Next on the list is please remind me tomorrow. Please remind me tomorrow. Ndagusabye uzanyibutse ejo. Please remind me tomorrow. Indi iravuga ngo please report to reception. Please report to reception. Ndagusabye tanga raporo aho bakirira abantu. Please report to reception. Next here is please say it again. Please say it again. Ndagusabye ongera ubivuge, bisubiremo. Please say it again. Please send me the details. Please send me the details. Ndagusabye nyohereza amakuru yose. Please send me the details. Next is please show me the way. Please show me the way. Ndagusabye nyereka inzira. Please show me the way. Please show me your ID card. Please show me your ID card. Ndagusabye nyereka irangamuntu yawe. Please show me your ID card. Please sign here. Please sign here. Ndagusabye sinya hano. Please sign here.
Please speak in English. Please speak in English. Ndagusabye vuga mu cyongereza. Please speak in English. Please speak loudly. Please speak loudly. Ndagusabye vuga uranguruye ijwi. Please speak loudly. Please speak slower. Please speak slower. Ndagusabye uvuga witonze. Speak slower. Please spell your last name. Please spell your last name. Ndagusabye vuga izina rya famiye. Ariko to spell aba ari ukuvuga inyuguti ku yindi. Please spell your last name. Please stand in line. Please stand in line. Ndagusabye hagarara mu murongo. Please stay away from me. Please stay away from me. Ndagusabye njya kure. Please stay away from me. Please stay here with us. Please stay here with us. Ndagusabye gumana natwe hano. Please stay here with us. Please stop talking. Please stop talking. Ndagusabye rekera kuvuga cyangwa se murekere kuvuga. Please take rest well. Please take rest well. Ndagusabye fata ikiruhuko neza. Please take an umbrella. Please take an umbrella. Ndagusabye twara umutaka. Please take care of my son. Please take care of my son. Ndagusabye ita ku mwana wanjye. Ndagusabye ita ku mwana wanjye w'umuhungu. Wait. Here with me I have books. Mufitiye ibitabo. This is vocabulary book. Igitabo kirimo inyunguramagambo z'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. This is dictionary of English and Kinyarwanda. Niba mugiye kuvuga icyongereza amagambo akubana makeya, this is a book that can help you. Igitabo cyagufasha mu gihe uri kuvuga ntabwo ukeneye kuba uri gutekereza ijambo ugiye gukoresha. You have to keep speaking, and this is the book that will help you with that. Ikindi gitabo kizagufasha ibyo. Ikindi, niba uri umutangizi ukaba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'icyongereza, this is Begin Smart to End Smart with more than 200 pages, pages zirenga 200. Harimo icyongereza ndetse gisobanuye mu kinyarwanda. 200 pages, harimo amasomo yibanze yose ku muntu ushaka gutangira ku icyongereza, ateguye neza ku buryo wumva ibyo uri kwiga ukabisobanukirwa. Iki gitabo niyo waba usanzwe uzi icyongereza ushaka kuvuga ngo reka nige icyongereza none nkihereye mu mizi, cyagufasha. And again, if you have a problem to describe the actions, niba ugira ikibazo cyo kubasobanurira ibikorwa uri gukora, dufite igitabo kirimo verbs, inshinga. Harimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, hakabamo irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko, 12 tenses, ibihe 12 by'icyongereza, modal verbs. Iki gitabo cyagufasha ugashobora gusobanura ibikorwa biri kuba, ibikorwa byabaye, ibikorwa bizaba. Ukeneye kuba wasobanura ibikorwa, iki gitabo cyagufasha. Harimo inshinga, buri nshinga isobanuye mu kinyarwanda ndetse tukaguha n'urugero kuri buri nshinga. This book can help you to describe the actions. Tukaba tugufite igitabo kirimo dialogues, ibiganiro. Iki gitabo kirimo dialogues, ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye no mu kinyarwanda kuri topics zigiye zitandukanye, ku ngingo zigiye zitandukanye. Iki gitabo cyagufasha kuko iyo tuvuga dukoresha ibiganiro. Iki gitabo rero kirimo ibiganiro ndetse bisobanuye mu cyongereza no mu kinyarwanda. If you need one of our books,
ubaye ukeneye kimwe muri ibi bitabo cyangwa se byose ukaba ubikeneye, watumenyesha kuri 0780 29 3 1 1 2. Let's continue the lesson.